Dukomeje kubabwira ibyiza by'ibimera. Iki kimera sinzi niba mukizi. Iki kimera umuntu wakibonyeho yatubwira. Iki kimera gikora ibitangaza. Iki kimera ni ikimera cy'ibitangaza, gikora ibitangaza. Ikimera rero bacyita umukunde cyangwa se abantu bacyita inkunde. Kirebe neza, witegereze neza, dore imbuto zacyo hano ziracyari mbisi. Aya mababi yacyo arakoreshwa mu kwivura. Ushobora kuba urwaye uburwayi runaka, ufite ibibazo runaka by'inyatsi, by'imibereho mibi, by'abantu bagenda bakuvuga ibintu, bagukorera ibintu bitari byiza. Iki kimera rero bacyita umurinzi, mu yandi magambo bacyita umurinda. Gishobora kukurinda ibintu byose bibi bishoboka kuza kukwataka, by'abagizi ba nabi bakugirira amarozi atandukanye, imikorere itari myiza mu kazi, akazi kawe kangiritse, witabaza iki kimera. Ariko hari uburyo gitunganywamo, hari gukoresha amababi, hari gukoresha imizi. Kugira ngo witegereje neza, urabona iki kimera gikundwa n'udusimba tumeze gutya batwita mbata. Turiya dusimba tujyaho twitwa mbata, kandi nacyo niko kiteye. Kuvuga ngo impamvu tuno dusimba tugikunda ni uko ari ikimera cy'ibitangaza, bacyita umukunde. Ubwo rero ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, umuvuduko w'amaraso, umutima, umwijima ndetse n'amarozi atandukanye. Barakuroze, barakugiriye nabi, urandika muri komenti ikibazo ufite, ubundi tuguhe inzira uze tugufashe. Hari nimero ubona kuri screen imbere yawe, ushobora kuyihamagara. Urabyemerewe kuyihamagara, tukagufasha, tukakumenyesha uburyo ibi bimera bikora, ndetse tukakwigisha ubuvuzi wikoreye utagiye ku ruhande. Ahangaha rero itegereze neza, dukoresha izi mbuto, tuvura izi mbuto zacyo, tugakoresha n'aya mababi yacyo, tugakoresha n'imizi yacyo, ndetse n'ibishishwa dushishuye hano kuri iki giti. Iki giti ubona cyacyo ureba, iki nacyo kigira umumaro cyihariye, gifite uko gikora. Ufite ikibazo muri ibyo maze kuvuga, ushobora kwandika kuri komenti cyangwa se ugahamagara iyo nimero. Ugahamagara iyo nimero ubona kuri screen imbere yawe, nta kibazo. Turagufasha ku ndwara zitandukanye, amarezo, imikorere, inyatsi, bya bintu byose byakubase, bya bintu byose bituma urabona twa dusimba bita imbatabata. Ngutu bita imbata. Ikimera nk'iki bacyita umukunde, ariko izina rya gihanga. Buriya twebwe nk'abaganga gakondo tugira amazina yacu, tugira ntago uko ukizi cyitwa, ntago ariko twebwe tuba tukita, ntago ariko tukita. Wowe ushobora kuba uvuga ati ni umukunde, ni inkunde, narakibonye. Izi nkunde barazirya, baraziteka nk'ibishyimbo ukazirya, ariko zigira ubundi bushobozi zihariye bw'umuti, kuzikoresha mu muti wivura. Uretse kuvura inzara, kivura n'ibindi byose, n'ibindi bintu bitandukanye. Ubwo ufite ikibazo wahamagara iyo nimero iba kuri screen imbere yawe, cyangwa se ukatwandikira, ukaduhamagara komenti. Kandi uramutse uzi n'umuntu ufite ikibazo runaka cy'amarozi atandukanye, wamuhereza iyo nimero akaduhamagara, akatuvugisha, tukamuyobora. Murakoze.